Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 52. Iminsi mikuru yo kwishima uko umwaka utashye. Iki gice gishingiye mu Balewi, igice cya 23. Abisirayeli bari bazengurutswe n'amoko y'inkazi y'indwanyi yahoraga yiteguye kubambura amasambu yabo. Nyamara inshuro eshatu uko umwaka utashye, abantu bose bashoboraga kugenda basabwa kuva mu ngo zabo bakajya guteranira hajya kuba hagati mu gihugu. Mbese niki cyatumaga abanzi babo batarimbuza umuriro n'inkota izo ngo zabaga zitarinzwe? Niki cyatumye Abisirayeli badaterwa ngo bajyanweho iminyago? Imana yari yarasezeranye kuba umurinzi w'abantu bayo. Kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe, kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe, nujya ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu uko umwaka utashye. Kuva igice cya 34 umurongo wa 24. Umunsi wa mbere muri iyo minsi mikuru ari wo Pasika wabagaho muri Abibu, ukwezi kwa mbere k'umwaka w'Abayuda, ariyo mpera y'ukwa Werurwe n'itangiriro ry'ukwa Mata. Igihe cy'imbeho nyinshi gishize, imvura y'itumba nayo ivuye hasi, maze ibyaremwe byose bikishimira mu mafu no mu bwiza bw'icyo gihe, agashyuhe gatangiye kuboneka. Ibyatsi byabaga bitoshye ku misozi no mu bibaya, kandi uburabyo bwo mu gasozi burimbishije hose. Ukwezi kwabaga ariho kubonetse, kwahaga umugoroba igikundiro. Mu gihugu cyose abantu bafatanyaga urugendo bakajya i Yerusalemu. Abungeri b'imikumbi y'intama n'ab'amashyo, abarobyi bo ku nyanja y'i Galileya, abahinzi n'abana b'abahanuzi bigaga mu mashuri y'ibyera, bose baganaga ahantu Imana yabonekeraga. Abenshi bagendaga ku maguru, kandi bagendaga biyongera, bakaba benshi cyane mbere y'uko bagera mu murwa wera. Ibyishimo by'ibyaremwe byazanye umunezero mu mitima y'Abisirayeli. Abaheburayo baririmbye indirimbo zikomeye cyane, basingiza ikuzo n'ubutware by'Uwiteka. Iyo bumvaga ikimenyetso cy'amahembe avugijwe no kurangurura kw'ibyuma, indirimbo zo gushima zarahanikwaga, zigasakazwa n'amajwi amagana n'amagana. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Zaburi 122 umurongo wa mbere. Ubwo barebaga imisozi bakikije aho abapagani bajyaga bajya gucana ku bicaniro byabo, abana ba Isirayeli bararirimbye bati, nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Zaburi 121 umurongo wa mbere. Bageze hejuru y'imisozi aho barebaga neza umurwa wera, bagize ubwoba kandi bashima Imana babonye imirongo y'abajya kuyisenga igana ku rusengero. Bacyumva amahembe avuzwa n'Abalewi batangiye imirimo yera, uwo mwanya bahanzweho, maze bararirimba bati, Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo nibwo byishimo by'isi yose. Niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Zaburi ya 48 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Munyugururira amarembo yo gukiranuka, ndinjiramo nshima Uwiteka. Zaburi 118 umurongo wa 19. Amazu yose y'i Yerusalemu yakinguriwe abo bari baje gusenga, kandi amacumbi yateguriwe ubuntu. Ariko ibyo ntibyari bihagije, maze babamba amahema ahari umwanya hose mu murwa no ku misozi yari ihakikije. Ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba bibukaga Pasika, kandi imihango yayo ihimbaje yabibutsaga uko bakijijwe uburetwa mu Egiputa, kandi yacureraga igitambo kizakiza abantu ububata bw'icyaha. Igihe Umukiza atanze ubugingo bwe i Karuvari, umuhango wa Pasika ntiwongeye kubaho, maze hashyirwaho ifunguro ry'umwami ryari urwibutso rw'uwo muhango Pasika yagereranyaga. Pasika yakurikirwaga n'iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe. Ku munsi wa kabiri w'iminsi mikuru, umuganura w'ibyasaruwe uwo mwaka wahabwaga Imana. Ihundo ry'impeke ryanyuzwaga imbere y'igicaniro cy'Imana, byerekana yuko ibintu byose ari ibyayo. Nta gusarura kwabagaho uwo muhango utarakorwa. Nyuma y'iminsi 50 umuganura umaze gutangwaho igitambo, hakurikiragaho Pentekote, umunsi mukuru w'isarura. Imitsima ibiri yotsanyijwe n'umusemburo yaturwaga Imana, berekana ishimwe ry'umusaruro w'impeke. Pentekote yabaga umunsi umwe gusa. Mu kwezi kwa karindwi habagaho umunsi mukuru wo guterana kwera cyangwa ingando. Uwo munsi mukuru wagaragazaga ubuntu bw'Imana mu mwero w'ibiti by'amatunda, iby'imyelayo n'iby'imizabibu. Niwo wari umunsi mukuru uheruka iyindi mu mwaka. Umusaruro w'impeke wabaga waramaze guhunikwa, amatunda, amavuta na vino byaramaze gupfundikirirwa mu mazu y'ububiko, noneho abantu bakaza bazanye amaturo yabo yo gushima Imana. Uwo munsi mukuru wari igihe cyo kwishima. Wabagaho nyuma y'umunsi ukomeye w'impongano, bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo bitazongera kwibuka ukundi. Ubwo babaga bakiranutse n'Imana, imirimo yo gusarura irangiye, n'imihati y'umwaka mushya itaratangira, abantu bagiraga mu munezero wa gahunda zera zabaga zateganyijwe muri icyo gihe. Uko byashobokaga kose, abari mu rugo bose bagombaga kujya muri iyo minsi mikuru, kandi kubw'umuco wabo wo kwakira, abagaragu, Abalewi, umunyamahanga n'abakene barakirwaga.
nk'uko pasika yari imeze, umunsi mukuru wo guterana kwera wari urwibutso. Bibukaga urugendo rwabo rwera mu butayu. Abantu bavaga mu ngo zabo bakajya kuba mu tururi cyangwa mu biraro bigondagonzwe mu mashami y'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikinga yo ku migezi. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 40. Muri ayo materaniro y'uko umwaka utashye, imitima y'abantu bakuru n'iy'urubyiruko yongerwagamo imbaraga zo gukorera Imana. Guhura kw'abantu baturutse mu mpande zitari zimwe z'igihugu kwakomezaga isano yabo n'Imana ndetse n'umuntu n'undi. Uko Abisirayeli bibukaga uburyo Imana yari yaracunguye ababyeyi babo n'ibitangaza yakoze byo kubarinda mu ngendo zabo bava mu Egiputa, ni nako natwe dukwiriye kwibuka uburyo yateganyije bwo kudukura mu mwijima ikadushyira mu mucyo w'agaciro kenshi w'ubuntu bwayo n'ukuri kwayo. Abantu babaga kure y'ihema ryera, uko umwaka utashye bamaraga ukwezi kurenga muri iyo minsi. Urwo rugero rwo kwitanga rukwiriye kutwibutsa akamaro ko gusenga Imana nuko dukeneye gusimbuza inyungu zacu bwite z'isi iby'umwuka kandi bidashira. Turahomba iyo tutitaye ku guterana inkunga mu murimo w'Imana. Twese turi abana b'umugabo umwe bafashanya kugira ngo tubone umunezero. Iyo twimenyereje kubana neza n'abandi, bituma tugirira bene data impuhwe kandi bikaduha umunezero. Umunsi mukuru wo guterana kwera ntiwibutsaga urugendo rwo mu butayu rwonyine, ahubwo wanacuriraga wa munsi mukuru w'umusaruro uheruka. Uwiteka azohereza abasaruzi be kurundanya urukungu ngo rutwikwe no guhunika ingano mu kigega cye. Ubwo nibwo ababi bazarimburwa, bazaba nk'abatigeze kubaho. Obadiya igice cya 16. Kandi ijwi ryose mu isi no mu ijuru rizafatanya n'ayandi mu munezero wo gusingiza Imana. Igihe abacunguwe b'Uwiteka bazaba bamaze kujyanwa muri Kanani yo mu ijuru badahungabanyijwe, bakijijwe uburetwa bwaturutse ku muvumo, bazishima ibyishimo byiza bitavugwa. Ubwo umurimo ukomeye wa Kristo w'impongano uzaba wararangiye n'ibyaha byabo byarakuweho burundu. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Yesaya igice cya 35 umurongo wa 10.